Inshuti bakunzi b'ikiganiro ubuzima bufite intego, turasuje mu izina rya Yesu umwami wacu. Muri kumwe muri iki gitondo na Jean Bosco Nshimiyimana, nk'uko maze kubimenyera kuri Kamera Gospel TV Show. Turimo turiga iki gitabo cyanditswe na Rick Warren, kishyirwa mu Kinyarwanda na Pastor Antoine Rutayisire, ku mpamvu zo kumenya ubuzima bufite intego. Twahoze twiga kare ko impamvu udafite cyangwa twahoze twiga mu minsi yashize, tunasobanura ko ubuzima budafite intego, kubaho udafite ubuzima bufite intego, uko rwose no kubaho utizera Kristo cyangwa utizera Imana ntacyo bivuze. Kwiga ubuzima bufite intego rero, wamaze kwizera Imana, wamaze gushyira muri wowe ko Imana ishobora byose kandi ikatanga ubuzima. Dukomezanye kuri uyu munsi wacu wa gatandatu kwiga n'ubundi intego ivuga ngo ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Kadusenga n'Imana. Mana igira neza, ikiranuka, turagushima. Ndagushima umugambi wawe mwiza, ndagushima icyubahiro cyawe, ndagushimiye ko ari waturemye kandi mu mugambi wawe waturemye. Ibintu myiza waturemeye niyo cyubahiro cyawe Mana. Urakoze rero ku ruhande rwacu, urakoze kuri Imana twaremwe nayo kandi duhabwa icyubahiro nayo, duhakuza nayo, niyo itubeshaho, niyo ituma byose bigenda neza. Urakoze kubw'uyu mwanya, reka buri wese uzumva iki kiganiro uzageraho kimuvana mu buzima bwa buri munsi, bishyiraho kimugeza kwibuka yuko ubuzima ari icumbi ry'igihe gito. Urakoze mwami ku ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka, ujye unyibutsa ko igihe cyanjye ku isi ari kigufi, ujye unyibutsa ko iminsi yanjye ibaze kandi ko ubuzima bwanjye buhita vuba. Ayo magambo yanditswe na Dawidi muri Zaburi 39:5. Ndi hano ku isi igihe gito gusa. Ni Zaburi 119:19. Ubuzima hano ku isi ni umurimo w'igihe gito. Bibiliya yuzuyemo ibigereranyo bitwereka uburyo ubuzima ari bugufi, ari ubw'igihe gito. Iminsi yabwo igahita vuba. Bamwe ubuzima bugereranywa n'igihu, abandi bugereranywa n'usiganwa yiruka, abandi niko gusuhuza umutima cyangwa umwotsi utumuka. Bibiliya iravuga ngo turi abejo hashize, kuko iminsi yacu tumara ku isi ihita nk'igicu. Kugira ngo ukoreshe neza ubuzima bwawe, hari amahame abiri utagomba kwibagirwa na rimwe. Icya mbere, ugereranije n'ubuzima bw'iteka, igihe tumara ku isi ni kigufi cyane. Icya kabiri, isi ni ubuturo bwacu bw'igihe gito. Ubwo utazamara igihe kirekire ku isi, ntukayihambireho. Usabe Imana igufashe kubona ubuzima bwawe ku isi nk'uko ibubona. Dawidi yarasenze ati, Uwiteka, umfashe kwibuka ko igihe nzamara hano ku isi ari kigufi. Umfashe kumenya neza ko sigaje igihe gito nkiri mu isi. Inshuro nyinshi Bibiliya igereranya ubuzima hano ku isi nko kuba umusuhuke mu gihugu cy'amahanga. Ubu si bwo buturo bwawe bw'iteka, niryo herezo ry'urugendo rwawe. Uri hano nk'umugenzi uhitira, nk'umushyitsi usura isi. Bibiliya ikoresha amagambo nk'umunyamahanga, umugenzi, umusuhuke, umwimukira, umushyitsi, umuhisi, ngo yerekane ko igihe tumara hano ku isi ari kigufi. Dawidi yaravuze ati, ndi umusuhuke mu isi. Na Petero abisobanura neza agira ati, ubw'Imana muyita so, mubeho ku isi nk'abaturage b'igihe gito. Muri California aho ntuye, Rick Warren niwe wabivugaga, abantu benshi bahimukiye baturutse mu mpande zitandukanye z'isi. Baje kuhashaka akazi ariko bagumanye ubwenegihugu bw'aho baturutse. Bene abo basabwa kwiyandikisha bagahabwa indangamuntu yerekana ko ari abanyamahanga, yitwa ikarita y'icyatsi cyangwa se twita green card. Ibahesha uburenganzira bwo gukora nubwo atari abenegihugu. Abakristo nabo bari bakwiye kugira bene ayo makarita mu buryo bw'umwuka, kugira ngo tujye duhora twibuka ko iwacu ari mu ijuru. Imana ivuga ko abana bayo bagombye gufata ubuzima bwa hano ku isi uburyo butandukanye, nubwo batizera. Ibyo batekereza n'iby'ubu buzima bwa hano ku isi, twebweho turi abaturage b'ijuru.
abo umwami wacu Yesu Kristo atuye. Abizera by'ukuri basobanukiwe neza ko agaciro k'ubuzima karenze kure cyane iminsi mike tumara hano ku isi. Uwo ni we by'ukuri uwo ari we by'ukuri azagaragara mu buzima bw'iteka, kandi igihugu cyawe cy'ukuri kiri mu ijuru. Umunsi wasobanukiwe n'iryo hame, ntuzongera guhangayikishwa no kurya ubuzima ntacyo usize inyuma. Ukiri hano ku isi, Imana ituburira yeruye ko hariho akaga iyo tubereyeho kurya ubuzima bwa none hano ku isi, tukagendera mu bitekerezo, guhitamo n'imyitwarire by'abadukikije. Iyo tureshywa cyane n'ibishuko by'iyi si, Imana ibyita ubusambanyi bwo mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo iyo mukora mutyo muba muhemukira Imana. Niba mushaka kwigendera uko muyishakiye, mucudike n'isi uko mubibonye uburyo, muba muhindutse abanzi b'Imana n'ab'izina ryayo. Tekereza igihugu cyawe kikohereje kugihagararira mu gihugu cy'abandi, byagusaba kwiga ururimi rushya no kwitoza indi myitwarire n'imico ijyanye n'aho ugiye, kugira ngo ubashe kugaragaza ikinyabupfura kandi usohoze umurimo wawe. Kuko waba uri umwambasaderi, ntabwo wagenda ngo wirinde kwegera abo mwatumweho nubwo ari abanzi b'igihugu cyawe. Kugira ngo ushobore gusohoza umurimo wawe, bizagusaba kwegerana nabo no gusabana nabo. Tekereza ariko ugezeyo ukagubwa neza, ugakunda icyo gihugu cyane, ukageza ubwo ukirutisha igihugu cyawe. Ukagira ubwo ukirutisha igihugu cyawe ukavukira. Urukundo rwawe no kwitanga kwawe byahinduka. Umurimo wawe nk'umuvugizi w'igihugu cyawe, ambasaderi, wadindira. Aho guhagararira igihugu cyawe, watangira kwitwara nk'abanzi bacyo. Bigenze bityo, waba wahindutse umugambanyi. Bibiliya iravuga ngo turi intumwa za Kristo mu mahanga. Ikibabaje ni uko benshi bahemukiye umwami wabo n'igihugu cye, babaye abapfapfa, bafata umwanzuro ko ubwo batuye mu isi ari cyo gihugu cyabo. Ariko si byo. Bibiliya ibivuga yeruye igira iti, bakundwa, iyi si si iwanyu, bityo mwirinde kuyisusurukiramo, mwe kunezeza irari ry'imibiri wanyu, mwirengagije ubugingo. Imana itubwira ko tudakwiriye kwihambira ku byo tubona mu isi, kuko ari iby'igihe gito. Tubwirwa ngo abakoresha iby'isi babikoreshe batarenza urugero, kandi batabyihambiraho, kuko iyi si ibirimo byose bizashira. Ugereranyije n'ibindi bihe, ntabwo ubuzima bwigeze bworoha nk'uko bworoshye kenshi muri iki gihe mu bihugu bikungahaye. Duhorana ibitumara irungu, bidusetsa n'abatwitaho, kubera amatsiko ava mu biturangaza gukozwa hirya no hino n'ibintu by'inzaduka bikwizwa n'itangazamakuru n'itumanaho bigezweho. Amaraha y'uburyo bwinshi byatwegerejwe muri iki gihe. Biroroshye kwibagirwa ko kwiruka inyuma y'ibitunezeza atari yo ntego y'ubuzima. Kuzirikana ko ubuzima ari bw'igihe cy'igeragezwa, kwibuka ko ikibitsanyo, kuzirikana ko ari umurimo w'igihe gito, nibyo bizatuma rukuruzi y'ibyo byose itagira imbaraga ku mibereho yacu. Turi hano ngo dutegure imibereho irusha ubwiza y'ino mu isi. Ibyo tubonesha amaso yacu munsi y'igihe gito biriho uyu munsi, ejo bikaba byagiye. Ariko ibyo tutabona none ni iby'iteka ryose. Kuba isi itari ubuturo bwacu bw'iteka, nicyo gisobanura impamvu twebwe abakurikira Yesu Kristo duhura n'ibibazo, agahinda ndetse no kwangwa muri iyi si. Nicyo gisobanura impamvu amwe mu masezerano y'Imana asa n'adasohora, amasengesho amwe agasa n'adasubizwa, kandi bimwe mu bitubaho bigasa nk'akarengane. Ni uko tutari twagera ku ndunduro y'inkuru yacu. Kugira ngo dutangire
kugira ngo idutangire twe kujya kwihambira ku by'isi. Imana yaraturetse ngo tujye duhura n'ibitubangamira n'imibabaro mu buzima, bityo duhorane kwifuza kutigera gushira. Igihe tukiri hano mu isi ntabwo dushobora kunezezwa byuzuye hano ku isi, kuko siho Imana yabiteganije. Isi si bwo buturo bwacu bw'iteka. Twaremwe isi nziza iruta iyi ngiyi. Ntabwo ifi yanezerwa ituye imusozi uko yaremewe kuba mu mazi. Igisiga cya sakabaka ntabwo cyanezwa ukibugishije kuguruka. Ntabwo uzigera unezerwa byimazeyo hano ku isi, kuko waremewe kunezerwa n'ibirenze ibyo uhorana. Uzagira ibihe byo kunezerwa hano ku isi, ariko nta huriro n'ibyo Imana yaguteganirije hanyuma. Gusobanukirwa neza uko ubuzima hano ku isi ari icumbi ry'igihe gito byagombye guhindura burundu ibyo ushyira imbere. Ibizagira agaciro mu buzima bw'iteka nibyo byagombye guhabwa umwanya wa mbere. Ibyo uhitamo aho kugendera by'igihe gito bishirana n'ubuzima. Umuntu witwa C.S. Lewis yavuze neza ngo ibitazahoraho bizahora ari imburamumaro mu buzima. Bibiliya iravuga ngo ntidutumbira ibiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Byaba ari ukwibeshya gukomeye wibwiye ko intego y'Imana ku buzima bwawe ari ukugukungahaza umutungo cyangwa kukugira ikirangirire nk'uko isi bitubwira. Ubugingo bwinshi Umwami Yesu yavuze ntaho buhuriye no gukungahara ku butunzi, kandi gukiranukira Imana ntago ari ingwate yo kujya imbere mu kazi cyangwa se mu muhamagaro. Ntugahange amaso ku makamba ya hano mu isi n'ay'igihe gito. Pawulo yari umwiringirwa mu murimo we, ariko yarangirije ubuzima bwe muri gereza. Yohana Umubatiza yari umwiringirwa, ariko yaciwe igihanga. Ibihumbi n'ibihumbi by'abakristo barishwe babahora kubaha Imana. Abandi batakaje ibyo bari batunze byose. Abandi barangije ubuzima bwabo ntacyo basize inyuma bakwerekana kikabaranga. Ariko iherezo ry'ubuzima ku isi ryo si ryo herezo nyakuri. Mu maso y'Imana ibihangange byo kwizera si abafite ubutunzi bwinshi, ibihangange abanyacyubahiro bo muri ubu buzima, ahubwo n'abafata ubuzima ku isi nk'umurimo w'igihe gito, bakawukorana ubudahemuka bategereje ibihembo byabo mu ijuru. Dore ko Bibiliya ishushanya inzu y'amafoto y'intwari zo mu bwami bw'Imana. Abo bantu bose b'ibitangaza bapfuye bakizera, bari batarahabwa icyo Imana yasezeranije abantu bayo, ahubwo babiroraga kure nk'ibiri kure cyane, maze bakanezerwa iyo byatumaga bavuga ko bameze nk'abashyitsi n'abimukira mu isi. Bashakaga gakondo irusha icyo gihugu kuba nziza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Igihe cyawe hano ku isi ugomba gutekereza igihe uzaba ugeze mu ijuru, kuko hari ibice bitari byandikwa ku nkuru y'imibereho yawe. Bisaba kwizera ngo ushobore kuba ku isi nk'umwimukira. Hari inkuru ya kera abantu bakunze gusubiramo ivuga by'umumisiyoneri wari utashye agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Aza kwisanga mu bwato bumwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bageze iyo bajyaga basanga ikivunge cy'abantu bandi harimo na bande ya gisirikare ivuza fanfare, bamusasiye umukeka w'umutuku w'icyubahiro. Abanyamakuru n'abanyacyubahiro bose babukereye baje kwakira umukuru w'igihugu mu cyubahiro cye. Misiyoneri amanuka mu bwato nta n'umubonye, agenda ababaye yibaza ndetse ashaririwe, atangira kwitotombera Imana. Hanyuma Imana iramwongorera iti,
ibuka mwana wanjye, ntiwari wagera iwanyu. Ugikoza ikirenge mu ijuru uzahita wiyamira uti kuki nataye igihe cyanjye nita ku bintu by'igihe gito? Natekerezaga iki? Kuki nataye igihe cyinshi, imbaraga ndetse n'ibitekerezo mpangayikiye ibitazarama? Ubuzima nibigukomerera, niwumva ushidikanya bikurenze cyangwa ugatangira kwibaza niba kubaho bwa Kristo hari icyo bimaze, ujya wibuka ko utari wagera imuhira. Umunsi wapfuye ntago bazagutwara bakuvana iwanyu, nibwo uzaba ugiye iwanyu. Ngo twibaze ku ntego y'ubuzima bwacu. Ese iyi si ko atari iwacu, mu by'ukuri tubereyeho iki? Isi si iwacu. Umurongo wo gufata mu mutwe uravuga ngo ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari igihe gito, naho ibi bitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Aya magambo tubabona mu Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 ibice by'umurongo wa 18. Ikibazo cyo gutekerezaho uyu munsi wa none: kumenya ko ubuzima bwo hano ku isi ari umurimo w'igihe gito byahindura bite uburyo nsanzwe mbaho muri iki gihe? Twese turasaba Imana kugira ngo idufashe imibereho tubayeho n'ubuzima twari tubayeho bitubere urwego ruzatugeza mu ijuru. Ariko uribaza uko ubayeho uyu munsi, niba koko ari cyo gihe ariko ukwiye kubaho hano hatari iwanyu. Ese ubayeho nk'umumisiyoneri cyangwa se ubayeho nk'umwambasaderi watumwe n'ijuru kugira ngo uzaba ugeze mu ijuru bazavuge ngo dore umwana wacu ko yitwaye neza? Imana duhanukira twese kadusengana Imana. Mana, urakoze ko udukunda, urakoze ko tugirira neza, kandi ko buri munsi umenya ibyacu bidukwiriye. Urakoze ko ahangaha atari iwacu uhatubesha, ukatunyuza mu mibabaro, ukatunyuza mu kaga twahurira nako, ukatunyuza mu bibazo n'intambara duhura nabyo, kandi ariko intego yawe kuzatugeza iwacu aho tuzabera umunezero, tuzagira ibyishimo bidashira. Urakoze Data kuri ruhande rwacu, urakoze kubw'uyu munsi mwiza uduhaye, uduhe kuronka no kubona ibyiza bidukwiriye, kugira ngo turusheho kubaho ubuzima bukunezeza none iteka ryose mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.